Uyu musore aya magambo yayabwiraga Yesu, ese wowe hari icyo yigeze gukorera mu buzima bwawe? Umva uburyo aya magambo yayavuze. Nawe niba ari icyo yigeze avuga ku buzima bwawe cyangwa se niba ari icyo yigeze gukorera mu buzima bwawe, nawe ushaka wasubiramo aya magambo. Ati Yesu we uko urushaho kunyigisha, ati nta kindi nagukorera uretse kugenda nanjye ngubahisha. Ati ngubwije ukuri nasanze ari ryo banga. Ati jya kugendera mu nzira zawe. Ati mukunzi wanjye Yesu umbereze ibyo ushaka gusa kuko ari byo bimba amahoro n'umunezero. Ni amagambo y'umusore yaririmbye mu ndirimbo. Ati mukunzi wanjye sinabasha kubaho ndakureba. Ati kuko kujya kure yawe niko kuyoba. Umva umusore. Ahangaha uyu musore akomeza avuga ngo ijambo ryewe riganje umutima wanjye. Ati nta n'umwe wankunda ku iyi si ngo amere nkawe. Ahangaha uyu musore akomeza avuga ngo wahinduye ubuzima bwanjye bwose Yesu we. Ati nawe uhwanye nawe uri mwiza cyane. Ahangaha aya magambo akomeza avuga ngo uko wanzanze uku niko wankunze, ubu ntumva nisanze uri mwiza cyane we. Ahangaha muri make abantu badakunda Yesu yari ameze ngaho ari kubaratira ngo amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, iyi ngiyo niyo ndirimbo yanjye, uri mwiza Yesu we. Ese wowe ufite ikintu warata kuri Yesu? Ati Yesu iyo ari wowe umvugishije amatwi yanjye numva anyuzwe. Ahangaha ikintu nshatse kubereka yuko imyandikire iba itandukanye ku basitari benshi bagiye batandukanye. Ahangaha umusore akomeza avuga ngo iyo numbiriye aho uri wenyine numva ituze rinyuzuye. Ni ukuvuga ngo nawe ukwiriye gucumbira Yesu ahari yenyine, asigaye kumva nawe ituze rakuzuye. Umusore ni umuhanga mu kwandika ararenze. Ati Yesu we uzise n'ikindi wanyujujemo urukundo rwawe. Ati none ubu ngubu igikombe cyanjye kirasesekaye. Ahangaha umusore asubira kuri chorus cyangwa se refrain. Ati Yesu ijambo ryawe riganje umutima wanjye. Ati kuko ntawankunda ngo amere nkawe. Ati uzi n'ikindi, ati wahinduye ubuzima bwanjye bwose. Ati Yesu we ati uri mwiza cyane birenze. Akomeza avuga ngo uko wanzanze uko niko wankunze. Ati ubu ndumva nisanze. Ati uri mwiza cyane Yesu we. Amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, ubu numva nisanze uri mwiza Yesu we. Nawe mwaka kanya avuga ngo amaso yanjye yabonye ubwiza bwawe, ubu ngubu ndi kumva nisanze uri mwiza Yesu we. Ubundi byagutwara iki? Ati uko wanzanze uko niko wankunze, ubu numva nisanze uri mwiza Yesu we. Nawe bisubiremo ngo uko wanzanze uko niko wankunze, ubu numva nisanze uri mwiza Yesu we. Nyine yagusanze mu bibi, agukundira uko umeze mu ibyo bibi, akwereka yuko ukwiriye kuba umwana mu rugo. Nyine nawe mubwira ati uri mwiza Yesu we. Nimuzajya mwumva abantu bazi kwandika mujye mubatega amatwi, nimujye mwumva indirimbo ngo ice mu gutwi iyunguke mu kundi, mujye muyitega ugutwi ndetse amufate ayo magambo bavuze muyashyira mu mitima yanyu, mumenye uburyo mugomba kuzajya munasenga mushimira Uwiteka icyo yagize ute yabakoreye. Uko wansanze uko niko wangunze, ubu numva nisanze uri mwiza Yesu we. Nuko nguko bimeze. Nashaka kubereka yuko hari abantu bazi kwandika, hari abasitari bazi kwandika, ntari ngombwa ngo indirimbo yose wumvishe ngo iba yanditse neza. Hari izo uzajya wumve n'amagambo amwe bari kuyamera bitewe no gushaka kugira ute kuzimeza. Akenshi na kenshi izo ndirimbo ziba zifite ibintu zitwikiye bibi mutabasha kumva, zumvwa n'abantu bafite cyangwa se bazi kumva slang cyangwa se bazi kumva ibyo bintu bigize ute bizimije. Murakoze cyane. Kano kantu niba ugakunze kanda like, wibuke no gukanda subscribe, ntiwibagiwe no gukanda notification kugira ngo ujye ubasha kuba wabona utuntu twiza ndetse ku gihe. Ntago kumva indirimbo
ari ukugira ngo ubashe kuba waruhuka mu bwonko gusa, ahubwo ushobora kumva indirimbo ukavanamo no kumenya gushima, dore ko hari n'abantu bahabwa ntibamenye gushima. Ni ukuvuga ngo rero iyo utari wamenya gushima, uguhaye abona yuko uri inkayi. Kano karirimbo ni ako gushima. Uyu musore yashimaga Yesu avuga ati ko wansanze ndi mubi rwose, uko nguko ni kwangunze, nta kintu na kimwe mbinduyeho, ati rero sinabura kugushima, uri mwiza Yesu we. Nawe vuga ngo uko wansanze uko niko wankunze, ubu numva nisanze, uri mwiza Yesu we. Nuko murakoze cyane, ndabakunda. Ni ukugira ngo muzajye mubasha kuba mwamenya imyandikire y'abantu yuko igiye bitandukanye nyine na bya bindi mwumva ngo papa wanjye yambaye igare ngende jyaho umunyenga. Niba nawe uzi kunyonga, ziriya ni indirimbo ziba zizimije, zitwikiye ibintu byinshi abantu bazi ubwenge cyangwa se abantu basobanutse batabasha kuba bakumva. Ngayo nguko murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista.